yacu ikipe y'abanyarwanda. ubwo se amasezerano uyamwongera tukabyibazaho yongera amasezerano gute kandi atarakina finali igikombe cy'amahoro. Ibyo bintu ntabihari. Ni nka minister ni champion kurangira nka minister babaje bati uyu mutoza umwongereye contrat kubera ko byihutirwa niki kandi nta kintu arakora ngo arasubiza ngo ikipe y'igihugu ngo ntiyagomba kuba idafite umutoza. Icyo si igisubizo muri sport uko bigenda. Umuntu yongerwa amasezerano kubera umushinga ugaragara na resultat umusaruro yatanze. Umunya Espagne wumvishe dusakuza hano arongerwa amasezerano y'iki kandi ayafite azasozanya n'amatsinda cyangwa se ukavuga uti ndi gutegura projet wenda y'abana bato uyu muntu arayifite. N'ibyo wa Rayon nyine ufite amasezerano y'amezi 6 asoza championa. None se barakongera iki? Banza usoze 6 wahawe n'ibikombe bibiri. Turebe umusaruro ubonye tubone kwigaho. N'ibikombe bibiri Rayon Sport ifite si wowe wabitwaye. Si wowe wabitwaye wabushingiye kuki? Si ubwo wabukoze iki? Icyo gihe uburyo aho cyavuye bavuze reka nawe ashobora kuba atabyemera. Bishoboka wese urumva yabyemera tukareba ubushobozi bwe koko ko ari umutozo ukwiriye kongererwa amasezerano. Nagarukira Rwanda no gushaka igikombe cy'amahoro nibyo twavugaga. Niyo mpamvu aho yarari mu Bufaransa yakurikiranaga yari yatanze imyitozo ngo ayabonga. Ubwo niwe wayikoresha. Niyo bavuze ngo ukurikije urugamba rumutegereje ko bwanjye ntiyagomba kujya mu Bufaransa, yagomba kuguma hano agatoza abakinnyi batahamagaye mu kipe y'igihugu akabashyiramo ibyo we ashaka. Uko umutoza w'Amavubi bavuga ngo ngera ashaka Amavubi igihe kirekire byibura nshobore kubashyiramo ibyo mbigisha babyumve bibagemo kurusha uko murana b'iminsi 2-3 nta kintu nabonye umwanya wanjye uhagije. Nawe rero kuvuga ati naziye mu gitutu cya championnat sinabonye akanya byibura gatuje kabaho ibyanjye ngo mbibashyiremo babyumve. Championnat irahagaze kubera ikipe nationale ugiye mu Bufaransa ugarutse muri cya gitutu nanone umwitozo witegura championnat. Niko nabitekerezaga jewe ariko nabona umusaruro ntacyo bitwaye. Ariko ibiganiro byo kuvuga ngo Rayon ishaka kumwongera amasezerano ntibihari. Niyicara toze ashaka amasezerano ayakorere amasezerano y'ubutaha. Umutoza kugeza ubu imibare wenda afiteho championnat igeze cyangwa hose zigeze ntabwo ari mibi kuko muri championnat amaze gutsindwa 2. Ariko 2 harimo mukeba. Harimo mukeba. Ni match ziri desisive. Ntabwo wakirengagiye. Yatsinzwe na Musanze atsindwa na APR. Kandi Musanze isanze ari Kigali. Yiro umutoza nuko ngo uri ku munzani bagupima. Musanze subwa nuko amaze gutsindwa 3 bundi. Amaze gutsindwa match 3. Nizi ngize 2 kongeraho. Nimwe muri yo muri Pesca ariko yo akiza yarakiza baraho. Ariko izi yatsinzwe nimbi cyane. Tsindwa n'ikipe Musanze ikuri mu bitugu mu Rwanda n'umwanya. Muri 3 za mbere uko zikuye cyane Musanze ni ikipe taratsinda Rayon Sport Kigali. Ibyo ukora ibikorera Musanze. Iragutsinze witeguye mukeba. Uzanye ngo abadefenseri batatu 2 ku busa unarushwa cyane. Niyo mpamvu rero Julien Mete no uwo mutozo uriye 2 ku busa ngo bari mu biganiro bikongera amasezerano abantu baravuze icyo mvuga Kazu anatsinzwe na Bugesera none kamukuramo hari nyinga kamukuramo ntiwategereza ko sezirangira yikize aho ngaho ufaturi hafi aho ngaho ushaka uri hafi kavuga nabana uko bafata ya bonga nahise musesa nagakwiye gusesa uzi ko ya bonga yose yabagita nawe akina mu kwaka ntekereza agisinyira ikipe ya Rayon Sport hari ibintu bitatu ugomba kumenya ku ikipe uje gusinyira kuko ya bonga yumva inama mugira nuko za Rayon nyine ibintu by'amafaranga iyo bigenze nyine mu mafaranga menshi kandi hana yigirira anyuze ngo racabereho ibyo gusesa ariko umuntu nk'uwo ngo seze bisa nk'irangiye Kazu none se championnat ariko nawe arabizi ariko turi mu kwaka ntekereza agisinyira ikipe ya Rayon Sport hari ibintu bitatu ugomba kumenya ku ikipe uje gusinyira ugiye no gutoza icyambere muri Rayon Sport ikintu cyambere ugomba kumenya ni ikipe y'abafana benshi icyo ni icyambere ahantu hari abafana benshi ikindi kintu bigendana bitajya bisigana bigendana ni ibintu bibiri by'impanga ugomba kumenyera rimwe umufana mwinshi igitutu cyinshi ni ibintu bibiri bigendana sindubemeze bakuririmbe uyu munsi APR nta mureye watashye ababaye
n'ikimenyimenyi muri stade basigaye baririmba, ariko hari akantu kari ku mutima, ikosi iryo ari ryo ryose nibwo ubona umujinya wabo. Niyo waba ukiryamweho, niyo haba hari abantu uvuga iti twebwe umuntu nta kintu adutwaye, ntaribi, ariko umureyo aba yagukuyeho umutima. Ni abantu bishimira umuntu vuba, guhararukwa vuba. Ni ibintu bibiri. Ushobora kuza baguha amashyi, bakaguha amashyi rimwe, kabiri, gatatu, ariko inshuro ya kane iyo utabemeje ya mashyi ahinduka ibindi. Ni ihame rero sezo y'ikipe ya Rayon Sport ishingiye kuri iki gikombe cy'amahoro. Nta kuvuga ngo nabuze uyu, ngo ariko ngo ikipe ngo y'abakinnyi babanzamo ngo byagenze uku, ngo ariko iyo ariko yicishemo akarongo. Uri umutoza ukomeye kuko watwaranye na Rayon Sport ibintu biremereye. Sova sezo yabo rero. Izo excuse nizo muri za Kigali na hehe ziba zidashinga. None ugeze amahirwe muri icyo gikombe cy'amahoro asigayemo Polisi, Gasogi na Bugesera. Ukabura icyo gikombe cy'amahoro. Atari no kuvuga ngo kuri finali wakubiswe na mukeba ibihe byose. Tekereza kuri finali uhuye na Gasogi kagutwara igikombe. cyangwa Bugesera kakweremena muri demi finale. None umva uburyo iyo sezo yabitangaje. Kenesa agatsinda Rayon Sport kabiri muri shampiyona no kuri finali igikombe. Amagambo yavugirwa aho y'ubwayo yonyine yabyara ibindi bintu. Julien Met, welcome back. Twongeye kuguha ikaze i Kigali, ariko umenye ko uri ku cyo bita ikarayi. Ku gikarango rwose. Ariko ku cyo bita ikarayi. Nyuma yo gutsindwa na mukeba nguzanye kuvumbura ugatsindwa urushwa, uhatereye amanota, uhatereye agaciro. Gusa abareyo bakaba bafite ijambo nyuma yo gutsinda APR. Kavuga ati igikombe cya shampiyona ntacyo twatwaye, ariko mukeba twaramutsinze. Yaragutsinze. Gusa wasiri abareyo numvise bakimufitiyemo icyizere ntago baramuvaho. Nyine nese kubera kana cyane muri competition. Ikintu bari kureba ni icyo gikombe cy'amahoro aracyakira. Umupira uri mu kiganza cye. Niwe nugomba kujonga. Ibintu yihaye ibyo kuvumbura ngo abadefenseri batatu. Niwe ubwe. Ibyo azakora ibyo ari byo byose. Niyo yakinisha umwe narabivuze ngewe. Match ya PRC ashobora kwitsindwa nibyo yahagarikiwe Holland. Iyo bareye baza kugumana Rani kaba imikino 5 byari byiza. Ariko noneho iyi match ya Bugeseri yazana abashoferi 11 akabashyira mu kibuga, ibyo ni bimureba. Yafata umunyamabanga wa Rayon Sport agakinana na Ruben Ngabo akaza, Dr akaza niki, ibyo ni bimureba. Yafata bungiriza bakabavanga n'abakinnyi bagakina, ibyo ni bimureba. Iyi match ya Bugesera niyo yaba ari systeme y'umwe 12 cyangwa banga, ibyo yavanga ibyo ari byo byose ategetswe gusezerera i Bugesera. Ategetswe kuba ari kuri finali mbere na mbere. Ni match desiduka umwaka wa Rayon Sport zaje. Kono nibaze ni match ebyiri. Arere tour. Ugasezererwa. Ese uzi ko iyo periode Rayon Sport izaba ifite imikino 3 na Bugesera. Ni imikino 3 izakurikirana. Harimo n'uwa shampiyona hagati. Peace Cup, shampiyona, Peace Cup. Muri uko kwezi kwa kane. Ajyana nakunze ariko kuntu babipanze. Peace Cup izarangira mbere, none shampiyona nipfundikira n'ahandi hose niko bigenda. Sibyo kazo bimwe mwavuga ko nyine gahunda uburyo ipanze. Peace Cup nizarangira mbere. Haya Premier League, FA Cup kinwa mbere finali cyangwa ni nyuma? Kinwa mbere. FA Cup. Agiye kaza nyuma. FA Cup kinwa nyuma. Kinwa nyuma finali. Finali ya FA Cup. Iri finali ikurikiranye na Champions League. Hago byibuka ko City yatsinze Man United ariko ze ko ari byo. Mudasoma ko kabiri mu minsi mike dufite finali yindi. Abantu babyumve 14 Polisi yakira Gasogi. Ukiye 17 Rayon Sport Rayon izabanza kwakira. Rayon yakira Bugesera nibyo. Ure yakabanje kwa Bugesera. Aho yabanza hose. Ikipe nkuru ibanza hanze ubundi. Ariko muzi ko Kenisi Jean nawe nambwe ati ngewe niteguye gukina finale y'igikombe cy'amahoro. Biragoye.
urase ibi mashami yivangira na Basavio be ariko polisi iri seri ipanze neza yarya na bitatu ubwo nibi byamashami nyina ba Jibrine bande nuruva ubona ragatogo nk'akabagande ariko polisi baye ipanze neza nk'akabagande neza Gasogi yarya bitatu ba Muderi akibare ntabwo bayitera bikomeye cyane ariko iprofiti iyo mipangire mibi ya polisi Savio ngo afite brasa amaro zatinye Kenisiyo yiteguye Kazungu byihorere akinnye match ebyiri n'ikipe y'igisirikare ayikuramo Kazungu ni froje nyine Kazungu wito Mashami wese arizewe 17 Rayon Sport yakira Bugesera 16 polisi nizaba yabanje kwakira Gasogi retour 23 na 24 ne kwano handitse 23 match zombi kubera ko zakina ku bibuga bitandukanye ufite gahunda ya Peace Cup ubwo hari nige wenda waba wibeshye retour ndabona ari 23 zombi kuko imwe zabiri Bugesera zaba yakiriye Rayon Nyamirambo Gasogi yakiriye polisi amatariki atandukanye mu mikino ibanza kuko urumva imikino ibanza y'impamvu bitahura haba polisi na Gasogi Rayon Sport zose zakirira ku kibuga kimwe kandi zose zaba zakirira retour rero zose ni 23 ariko bazidushyira tukaba tukamenya final tumenya abageze final ubundi bakabitandukanyije kugira ngo abantu bazikurikiranye zombi kurumva nk'abanyamakuru niba ushaka kureba Gasogi na polisi bizagorana abantu bose bazajya Nyamata biragoye ko ari umuntu uzaba ushaka kuyireba ko abantu bose SG gakora tumusuze kandi nabwo rero nipiga Bugesera bitatu kubusa sugira ngo Oliver ati ambwira ngo nambaye neza ngo ncimpaka SG uhe gakora Olivier ariko abantu abare bakunda umukino ubanza rero ni itsinda bitatu nta matsiko azaba hari Nyamata match Nyamata izaba abafana ari ubutembere gusa kuko umukino ubanza Rayon Sport igomba gusoza match Francis hari ingingo kudaha amahirwe hari ingingo match ya retour kumutsinda bitatu kubusa ukuranwamo ko ari ibintu bikomeye akaba bizi neza ko avuyemo match ibanza ahasigaye abafana bakajya gutembera Inyamata babyina bitegura finali ariko icyo nkuhakaniye ku bakinnyi ba polisi uko mbazi bitondewe bapanze neza bitavanga banze Gasogi ntiyakoraho rwose match zombi polisi tsindwa kubera imipangire mibi genda bikubwira ariko n'umutoza nyine nayo maheri haraho bigera nyine Mashami akibura ariko mbere ya byose 11 ya polisi ni bande bakwiriye kubanzamo nanye naguhaye ingero Gasogi ntitinya amakipe akomeye ndabizi iyo nono Kenisiyo nayiteguye akavuga ngo ngero kari ngiye kwitegura akavuga ngo ariteguye prima kayizamura abakinnyi babakina nk'abantu bisize kuri kasa ntabwo yitegura gase kuri kasa ntabwo yitegura yes reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze mwe mwese mukunda ibiganiro sport magic tv tubagezaho uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru y'imikino aba agomeje kugenda avugwa cyane haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda twibutse utarakanda subscribe kugira ngo subscribe kanda like share na comment ku biganiro byose tubagezaho kugira ujye ubasha kubona amakuru y'imikino tubagezaho kandi uyabonere ku gihe akaba ari amakuru y'imikino tugiye guhera muri ekipe ya APR Football Club ekipe APR Football Club irimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye kuri ba rutahizamu ndetse n'abakinnyi muri rusange bazaba basinyira iyi ekipe mu mpeshyi cyangwa se muri mercato y'igura n'igurisha akaba ari abakinnyi biganjemo abakinnyi bo muri Afurika y'Iburasirazuba tukaza kugezaho abo bakinnyi bakomeye cyane bazabasha kuba bakina cyangwa se bashobora kuzasinyira ekipe ya APR Football Club mu kwezi kwa gatandatu nimwe kandi aya makuru y'imikino turakomereza muri ekipe ya Rayon Sport Football Club ekipe ya Rayon Sport Football Club irimo amakuru menshi cyane agiye atandukanye akaba ari amakuru yiganjemo amakuru ya transfer akomeye cyane reko iyi ekipe ya Rayon Sport yatangiye gusinyisha abakinnyi bazabasha kuba bakinamo mu mwaka utaha w'imikino akaba ari abakinnyi higanjemo abakinnyi b'abanyamahanga kandi bakomeye cyane bakina mu myanya y'imbere tukaza kubwira abakinnyi bamwe na bamwe bari mu biganiro bikomeye cyane na ekipe ya
Rayon Sport Football Club cyangwa se ekipe ya Gikundiro, tukaza kukugezaho abo bakinnyi bamaze kuba bumvikana na ekipe ya Rayon Sport Football Club, akaba ari amakuru yizewe ku buryo bukomeye cyane tuza kukugezaho, tuba twakuye mu basesenguzi b'umupira w'amaguru baba bakomeye cyane ba hano mu Rwanda. Ni kandi turakomeza aya makuru y'imikino muri ishyaka n'umurava burya n'ubuko wayimama ndaraye ayimama ndaraye ingwa y'imama